ndabyemera ko twari dutuye mu kajagari. Akajagari rero gafite uko kimurwa mu mategeko. Fatira kuri aba 8,000 ba Kangondo ya kabiri bose wabujije amahoro, ushatse kubajyana hariya, abo baturage ikintu barema wagikira. Ubuhuza rero bwabayeho, ariko bwari uburyo bwa tekinike bashatse kugira ngo baducecekeshe. Ngewe mfite ibimenyetso byinshi by'ibyo bintu, mfite amasezerano bajya gusinyisha umuntu kwa noteri, iwanjye bazahubaka inzu zigeretse. Rero ntabwo inzu igeretse bayubaka ahantu hatagomba guturwa. Karera Denis nawe kunze kubivuga, nta mbaraga afite zatuma inteko ishinga amategeko icicika mu kibazo cyacu. Nagiye kuburana kugira ngo bareke njye mu rukiko banjyana muri RIB, ko amategeko yo mu Rwanda ahana uwo bashaka guhana, ntabwo ahana uwo wisha amategeko. Wapi dukeneye ko baduha indishyi ku giciro kiri ku isoko uyu munsi. Inshuti bakunzi b'Imbarutso Demokarasi, reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza. Mbaha n'ikaze hano ku Imbarutso Demokarasi mu bice murimo bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Mwese mudukurikira, reka tubabwire ko muri abantu b'agaciro, ibyo murimo murakora bibabere byiza, kandi nawe utagize icyo ubona cyangwa utagize umurimo ubona ukora, reka nkubwire ngo ejo cyangwa ejo bundi uzagera kuri byinshi kandi byiza, ibyiza biri imbere. Reka rero mbahe ikaze hano ku Imbarutso Demokarasi. Nk'uko mubibona kuri kamera y'Imbarutso Demokarasi, turi kumwe na Ihorahabona Jean de Dieu, niwe tugiye kuganira. Jean de Dieu cyangwa reka tukwite JADO. Jean de Dieu JADO, byose birashoboka. Yes, JADO tugwaye ikaze hano ku Imbarutso Demokarasi. Murakoze cyane abanyamakuru b'Imbarutso Demokarasi, kimwe n'abakunzi banyu, ikaze ndayakiriye. Yes, impamvu twifuje kuganira nawe ni ingingo wenda tugiye kuganiraho ijyanye no kuba harabayeho ubuhuza kuri bamwe mu bari batuye muri Kangondo cyangwa se basenyewe inzu, ndetse n'abari bahagarariye leta y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi, guverinoma y'u Rwanda, mu kibazo cyari kiri hagati y'abasenyewe ndetse na leta. Ni ikibazo cya Kangondo ya mbere, ya kabiri ndetse na Kibiraro cyatangiye muri 2017. Ni ikibazo cyabayeho ubwo bavugaga ko aho muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro hatemeye guturwa. Wenda dutangira ikiganiro cyacu, ubundi ubuhuza bwarimo nde nande? Ndagira mbanze nkosoreho gatoya, ntabwo iriya midugudu kari 3 hatari hemerewe guturwa, ahubwo hemerewe guturwa cyane, ahubwo nuko abashaka imitungo yacu bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga, bitewe n'ubushobozi bw'icyo bari cyo, barebye basanga ngo iriya midugudu kari 3 twebwe abaturage ba Kangondo, ba nyiri imitungo, ba nyiri ubutaka, ngo tudakwiriye gutura Kangondo Nyarutarama, kuko arani muri Nyarutarama rero muza bahatuye n'ingagari. N'ingagari n'abantu bakomeye. Rero twebwe kubera ko turi abaturage tukiyubaka, bashatse kugira ngo badukubitire mu kadeyi mu mvugo z'uyu munsi, ubu mitungo yacu bayitware free. Rero si ukuvuga ko bashatse kutwimura hariya ko hadakwiye guturwa. Ni nayo mpamvu umushinga wabo wari umushinga ko twimura ku mpamvu z'inyungu rusange. Ubwo rero nuko hakwiye guturwa, cyane cyane ko umushinga bashaka kubaka amazu, amapartment 600. Niko mu nama njyanama y'akarere ka Gasabo yanzuye ivuga, buretse ko hari amakuru ahagije dufite. Hari ushaka hariya Kangondo ya mbere na Kangondo ya kabiri na Kibiraro. Rero nagira ngo nkosore nkubwire ko hari ahubwo ni ahantu heza ho guturwa, cyane cyane nkanjye ukubwira gutyo, nge baransenyeye kugira ngo baheshe umushoramari ubutaka bw'ubuntu, ariko master plan kuko nge nakoresheje fiche cadastrale, iwanjye bazahubaka inzu zigeretse. Rero ntabwo inzu igeretse bayubaka ahantu hatagomba guturwa. Ariko uburyo hari hatuwemo wenda bwo bwari buri mu kajagari, ariyo mpamvu bahasenye ku nyungu rusange. Nge ntekereza ko
ufatira umwanzuro umuturage hari ibintu aba yirengagije. Aba bubatse aya mazu menshi meza mu mujyi wa Kigali harabaga muri za nyakatsi. Rero hari igihe ushobora kuba mu nzu iciriritse ariko ejo cyangwa ejo bundi uzaba mu nzu ikomeye, uzaba mu nzu y'ama etaje, birashoboka. Ahubwo ntabwo utaragera ku bushobozi ntago ari kwicwa, ntago ari kunyagwa ibye. Utaragera ku bushobozi umutuza mu nzu zigezweho uramufasha ahubwo kugira ngo agere mu nzu igezweho. Rero ni ukuvuga ngo hariya ndabyemera ko twari dutuye mu kajagari. Akajagari rero gafite uko kimurwa mu mategeko. Ariko bamwe muri mwe barimuwe barabyemera, babajyana mu Busanza bwa Kanombe, bajya guturayo, babaha amazu. Twibutsa ko ni imiryango irenga 1496. Yes, ubwo ni 1496, ariko igera kuri 300 niyo yabashije, abagera kuri 300 nibo babashije kuba bakimurwa. Ariko aho bagiye urebye uburyo hubatse, uburyo inzu zubatse, hameze neza. Ku kimwebwe mwanze kujyayo ubundi? Ariko reka nanjye mbaze nkubaze. Ndabanza ngusubize kuri icyo uvuze cy'abimutse bakajya hariya. Wagiyeyo kuhasura ureba bimuriweyo ubuzima babayemo? Narababwiye ngo batangiye gucana inkwi muri apartment, ibintu bidasanzwe. Hari impamvu ituma umuntu acana inkwi, nuko ubuzima buba bwahindutse. Icya kabiri, abagiye hariya batazababeshya, tazagira umuntu ukomeza kubeshya abantu ngo hagiye imiryango ni 383 bavuga ko yagiye umujyi wa Kigali utangaza ko yagiyeyo. Numvishe vice meya w'umujyi wa Kigali atangaza ko hagiye imiryango 383, arabeshya. Hariya hantu ugiye ugakora iperereza, imiryango ya KANGONDO iriyo ni mike. Ahubwo bakoze tekinike y'amatekinika yabo, kubwuko abaturage banze kujya hariya bazana abakomisiyoneri bakaza. Urabona tumaze imyaka 4 mu karengane, twabuze urwego na rumwe ruturenganura. Imyaka 4 warabujijwe uburenganzira ku mutungo wawe, utemerewe gusana, utemerewe kujya gufata credit ngo witeze imbere. Abapangayi baraje barabirukana. Nuvuga ngo abapangayi bahari ni kwa kundi urabona buri muntu aba ahantu hamubereye. Hariya rero haba ubuzima bworoshye, ari mu mirire, mu mibereho haba ubuzima bworoshye. Abapangayi barabirukanye, banga kwimuka, banga kugenda. Noneho rero bagiye bakoresha tekinike, bakaza ku muntu umaranye ihungabana imyaka 4, bakaza avuga ati none ko bakubareye miliyoni 15 warese tukakuzanira umuntu ugwa miliyoni 3, cyangwa tukaguha umuntu kugurira iryo gihe n'agaciro tukaguha miliyoni 4,800. Mfite ubu ngubu nukuvuga ngo ngewe mfite ibimenyetso byinshi by'ibyo bintu. Mfite amasezerano bajya gusinyisha umuntu kwa noteri, ukuguriye ntiwigera umubona, akakugura igihe n'agaciro. Inzu urabona ko batubwiye ko inzu ntoya ifite agaciro ka miliyoni 14,200. Iyo nzu ariyo warugenewe, iyo baje kugura igihe n'agaciro ryawe ntabwo zirenga miliyoni 2,5. Nukuvuga ngo baguhe 3, noneho 500 ukayahemba umukomisiyoneri ugasigarana 2,5. Noneho ryagiye n'agaciro wawo ndukuguriye akaba ari ujya gufata ziriya nzu. Rero nukuvuga ngo abantu batuye benshi batuye hariya ni abaguze amajya n'agaciro batatuye hariya. Si abaturage rero ba KANGONDO bimukiye hariya gusa, hari n'abandi bahandi umujyi wa Kigali wagiye uzana tutazi iyo bavuye bakagura hariya mazu. Ndetse hari n'uwaje ashaka kugura inzu yose y'imiryango 24 umujyi wa Kigali. Ayo muri amakuru mfite, uramubwira ngo ziriya nzu ni inzu z'abatishoboye, ntago twakwemera kuzigura. Nuvuga ngo ntago washobora kwemera kugura inzu yose, ahubwo ugenda ujombora nk'umuntu ukamukubita miliyoni 2,5, ukagenda ugafatira iya nzu wari wemereye icyumba na salo, ntago ushobora kumurenza miliyoni 4,5. Ibyo byose rero byagiye biba kubwo kumva utinze mu kigeragezo, utinze mu karengane warenganyijwe iyo myaka. Ntabwo rero naragira ngo nsubize ikibazo cyavuga ngo hari abimukiye hariya. Abimukiye hari abananiwe mu rugendo, abananiwe kwihangana, abananiwe gutegereza, nibo bagiye hariya. Ariko umuntu uzi neza ku itegeko rivuga ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, uzi neza
uramushinga imiterere y'uramushinga nubwo bawitiye ngo ni Karera Denis ntabwo ari we. Karera Denis nawe kunze kubivuga nta mbaraga afite zatuma inteko ishinga amategeko icicika mu kibazo cyacu. Karera Denis nta mbaraga afite zatuma guverinoma icicika mu kibazo cyacu. Karera Denis nta mbaraga afite zatuma ubutabera bwo mu Rwanda bwemera bukica amategeko bukayirengagiza bukanga kuturenganura. Nk'ubu njye ndi impunzi. Njye ndi impunzi kuko banyirukanye mu byanjye ndahunga kugira ngo njye mwaziriya nzu narahunze. Ubu n'ubu ngubu niho ndi maze ngiye kumara imyaka 2 baransenye nabuze ubutabera. Mwabonye ko no ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu nagiye kuburana kugira ngo bareke njye mu rukiko banjyana muri RIB. Niriwe muri RIB mfunze kandi nagomba kuburana. Ibyo byose rero no kuvuga ngo ni ikimenyetso kigaragaza imbaraga z'umuntu uri mu nyuma y'uramushinga. Ntabwo ari Karera. Ntabwo ari Karera kuko Karera nubwo yari mwene nyina wa Minisitiri w'Ubutabera Jason Businge ariko nta mbaraga afite zatuma amategeko yo mu Rwanda bayahonyanga bigeze ku rwego twagezeho. Nuko rero kumbwira ngo hari abagiyeyo nkubwiye impamvu yatumye bajya nta numwe wagiyeyo yishimye. Ikindi cya kabiri buriya niba warabayeho ukeneye ubufasha ukabura ugufasha Imana yo mwijiri ikagufasha ukagera aho wifasha kucyumara kugera igihe cyo kwifasha uwagomba kugufasha igihe nta bufasha wari ufite agashaka kugira ngo abari hagufasha. Icyo kintu uracyumva. Izo mpuwe ni nk'izabihehe. Twebwe imitungo yacu niyo bashaka, ubutaka bwacu nibwo bashaka. Rero nta mpuwe zindi ziri muri uramushinga. Umushinga no kugira ngo batunyage ibyacu ku gitugu n'agahato birengagije amategeko meza y'u Rwanda. Buretse ko nansigaye mbona ari nk'amavazi kuko amategeko yo mu Rwanda ahana uwo bashaka guhana, ntabwo ahana uwo wishe amategeko. Wapi uwishe itegeko mu gihe cyose bo bari kubona ko badashaka kumuhana ntabwo bamuhana. Rero amategeko yo mu Rwanda ahana uwo bashaka guhana. Ubwo bivuze ko bari abantu bagiyeyo harimo n'abatuyemo batakabaye batuye muri ziriya nzu. Uko ni ukuri. Ibimenyetso birahari. Ibimenyetso birahari. Nuko ntunguye iyo utantungura ukambwira ngo urashaka tuzakorana ikiganiro tukaganira ku bibazo bya Kangondo, ngiye nari kukuzanira ibimenyetso byose, kakuzanira amasezerano. Ariko wenda byo birahari. Ibimenyetso birahari. Nuwabikubaza wabigaragaza. Umva nabanyira ubwite byagiye bibaho bose nabo babivuga, ndetse n'abari kwigishwa muri no minsi ngo nabo bagurisha amagena agaciro kugira ngo ziriya nzu zubatswe zibona abazijyamo. Bose barahari. Yego, ibyo byarabaye. Habaho ubuhuza hagati y'abari bari muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse na Kibiraro. Nari nakubajije ubundi ubwo buhuza buri monde nandi. Ubuhuza rero bwabayeho ariko bwari uburyo bwa tekinike bashatse kugira ngo baducecekeshe. Cyane cyane ko ngewe ntabwo nigeze nemera ko buri buhuza bushobora kugera ku cyo ubuhuza buvuze. Ubuhuza bwatangiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2021 ari nawo munsi badufunzeho two tugiye kuburana twara abaturage 27. Icyo gihe twatwareze umujyi wa Kigali tugomba kuburana mu misi uwo munsi. Icyo gihe mwarabyumisha kuko ni inkuru yabaye Kimomo. Umujyi wa Kigali mwawureze iki? Twawureze nukuvuga ngo twawureze kutwimura mu ku mpamvu z'inyungu rusange ariko bakatwimura ku buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse bakanarengaho bagasenya kuko abari bari mu buhuza cyangwa se abareze umujyi wa Kigali hari abagituye hari natwe abasenyewe. Twese rero nukuvuga ngo buri muntu yaregeraga ku giti cye. Inkange naregeraga indishyi z'umutungo wanjye wangijwe mu zingana gute? Iryo yo ryaba ari ibanga. Iryo ni ibanga kuko ni nyinshi zo, ariko ibyo nzabitangaza mu gihe nzaba maze kubona indishyi z'ibyo ndi kuregera. Indishyi z'umutungo wanjye wangijwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nizo naregeraga. Ubwo urumva nawe nyine no kuzidetaya. Gutetaya igena agaciro
ku giciro kiri ku isoko uyu munsi, kuko nibyo nasobanuriye no muguza. Niba warambariye 2017 wetse ko nge batambariye barangeneye, nta n'umuturage hari ababariye, bagiye batugenera, kuko kuvuga inzu ifite agaciro ka miliyoni 100 bakaguha miliyoni nka 20, urumva bagiye bagena. Nayo batugeneye hari gihe muri 2017 kwavuga ati nyuma yaduhe mu mafaranga twigendere, banga kuyaduha. Ariko kubera ko turi mu mategeko dukeneye ko baduhindishyi ku giciro kiri ku isoko uyu munsi. No kuvuga ngo nukongera kubara bundi bushya. Ngiye nubwo bansenyeye narakoresheje n'agaciro rishyashya ririmo, baziye informa kuri ibyo biciro nakoresheje, bareba ibiciro ku isoko bigeze nuko. Hari noneho n'abareze basaba uburenganzira ku mitungo wabo, kubiye ku mitungo yabo yarabaruwe, kandi itegeko rivuga ko umutungo amaze kubarurwa, igihe inama njyanama cyangwa se inama iri muri uwo mushinga, niba ari akarere, niba ari umujyi wa Kigali, niba ari ministeri, igihe inama yemereje uwo mushinga niho batangira kubara iminsi 120. Iyo rero iminsi 120 irangiye hatabayeho kwishyurwa, ni ukuvuga ngo ryabara riteshwa agaciro, bakishyura uwabari umutungo 5% y'ubukererwe, nyuma umutungo agasubirana uburenganzira bwe. Ni ukuvuga ngo ubu abaturage bagituye bamaze imyaka igiye ku 5, imitungo yabo yarabaruwe, nta burenganzira afite ku mitungo yabo. Hari abaregera gusaba gusubizwa uburenganzira ku mitungo yabo, hari n'abaregeye gusaba kwishyurwa. Nose ubundi umuntu ugituye n'umuntu wasenyewe byagenze gute kugira ngo bamwe basenyerwa abandi babe bagituye? Ubundi muhuriza he ko mwese mwajya kurega? Ahantu duhuriza, urumva ari abatuye nta burenganzira afite ku mutungo wabo. Nabivuze, ntabwo ushobora kujya muri banki baguhe credit, ntiwemereye gusana, irikumva. Rero kugira ngo ubashe kubona ibyo wemererwa credit gusana, nuko ujya mu mategeko, kugira itegeko riguha uburenganzira. Twe twasenyewe rero, natwe twasenyewe. Abo bantu rero basigaye, nabo ntabwo basigaye kubw'impuhwe, basigaye kubwera covid. Ni ukuvuga ngo twe badusenyeye, nge iwanjye bahasenye ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3 2021, kuri 21 z'ukwa 3 niho twatangiye guma mu rugo. Rero ni ukuvuga ngo abasigaye ntabwo basigaye kubw'impuhwe za leta, basigaye kubera covid. Ntabwo muri make bakijwe na covid. Ubwo gahunda yo gusenya yari hari, ariko yari ikomeje. Yego, gahunda yo gusenya yari ikomeje. Covid hita izi ibabera umubyeyi. Muri make covid yabereye umubyeyi abasigaye. Ubwo buhuza bwarabaye, byagenze bite ubundi igihe mwajyagayo noneho bakabemerera ko mwaburana? Ntago batwemereye ko tuburana, ahubwo umujyi wa Kigali wakoze tekiniki usaba ko ikibazo cyajya mu buhuza. Ubwo basaba, twe twari dufunze, abari aho nibo nyine babaye nkaho basabwa ko aho kugira ngo dukomeze kuburana haza ubuhuza, tugafata umuhuza ujya hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage. Yewe aranemezwa umuhuza. Umuhuza ubundi ninde? Umuhuza yitwa Dogiteri Nshimiyimana Didasi, niwe wari wafashwe nk'umuhuza ujyamo hagati y'impande zombi. Ariko nge nakunze kubivuga, nta buhuza bwabayeho, kuko umunsi wa mbere wabayeho wo guhuzwa twahujwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 5 2021, duhuzwa twese turi 27. Noneho icyabayeho nyine badusobanurira ubuhuza, akamaro k'ubuhuza turabyumva. Noneho bahwa ijambo buri muntu wari uraho wareze, agenda asobanura icyo yifuza. Nuko twese tumaze guhetura, umujyi wa Kigali niwe utaravuze. Umujyi wa Kigali nta kintu wavuze, ahubwo byahise bisaba yuko umuhuza adufata, akavuga ngo ubu noneho kubera ko buri muntu nafashe derese ye, nzajya muhamagara nitumara kwemeranywa ahantu tuzahurira, nzajya muhamagara inze duhure. Sawa. Ubwo mu guhura rero niyo mpamvu nge mifata nta buhuza bwabayeho. Ubundi buhuza y'impande ebyiri zahujwe, hakagira ubahuza ajyamo hagati. Rero icyo gihe umuhuza araguhamagara gukagenda, wagera ugasanga ni wowe n'umuhuza. Umujyi wa Kigali ntawo uhari. Umuhuza akakubwira ibyo umujyi wa Kigali wamutumye, noneho nawe ukamubwira
ibyawe, ibyo wifuza. Iwe niba yaragendaga akabwira umujyi wa Kigali ibyifuzo byawe ntabwo mbizi. Ariko icyariho n'ubundi nakunze no kunenga nuko umuhuza n'ubundi yazaga akubwira ngo umujyi wa Kigali urashaka kuguha inzu. Ntabwo ati none se muhuza wowe urambwira ngo umujyi wa Kigali arashaka kumpa inzu, ibyo naregeye nareze nanga iriya nzu. Mwasabye kuza mu buhuza muzi neza ibyo naregeye nsaba. Uyu munsi murambwira inzu gute kamatwi yanjye atifuza kubona inzu? Urugero, niba uyu munsi maze imyaka ngiye kumara imyaka 2 bansenyeye naragiye gukodesha, ntabwo kuva basenya ntabwo bazi ubuzima mbayeho. None se bazi ko mba mu gihuru, mba mu nzu. Ese ubwiwe n'iki niba ngewe JADO nshingiye ku byo nabonye byo gusenyerwa nta ntambara ihari? Babwiwe n'iki niba ntazongera kubaka? Byose ndimubwira ngo ubwiwe n'iki niba ntazongera kubaka nzakomeza kuba mu nzu z'ubukode kuko nabonye arizo zitanga amahoro, muje mukayisenya nakwimukira ahandi? Ngewe urambwira iby'inzu nararize ndashaka inzu gute? Akagenda yagaruka akongera akakubwira inzu. Rero ubwo aho nemera hashobora kuba harabaye ubuhuza ni umunsi umwe n'ubundi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10. Ubwo nibwo twagize amahirwe duhura na meya w'umujyi Prudence Rubingisa. N'ubundi tugira ngo araza bavuga nyine ijambo kuko baratubwiraga ngo mu buhuza ngo ntabwo hakurikizwa amategeko ngo n'ubwumvikane bw'impande zombi. Noneho Rubingisa tubonye yaje bamuhaye umwanya bari ubanza kuvuga, atangira kuvuga ngo rero baturage ngo rwose ngo turagira ngo tubasabe ngo amafaranga twagombaga kubaha ngo twayubakishijemo inzu ngo kandi koko ngo ni inzu nziza, ngo inzu ngo twubatse ifite agaciro ka miliyoni 18, ubu ngo ugeze ku gaciro ka miliyoni 40. Ndangije ngewe umujinya yahise unzamukamo. Mbo nahise ntera urutoki ndamubwira ati nyakubahwa meya, ndagira ngo mbaze ese umuhuza dogite ibyo nakubwiye waba warantumiye ukarabwiye meya w'umujyi? Ariko niba utaranabimubwiye ngize amahirwe yo kubonana nawe, reka ngiye mubwire nyakubahwa meya, urambwira ngo amafaranga mwagombaga kumpa mwayubakije ziriya nzu nigeze numvikana namwe ko nkeneye inzu? Nigeze numvikana namwe ko mujya kunyubakira? Ndamubwira ngo niba umuhuza atarakubwiye, ngewe ntabwo nshaka ingurane y'inzu, ngewe ndashaka ingurane y'umutungo wanjye mu mafaranga kandi ku giciro kiri ku isoko uyu munsi nkajya gutura aho nshaka. Nyakubahwa meya, uyu mujyi wa Kigali muyoboye ntabwo uyobowe n'abasazi ku buryo baciye amasite hirya no hino bakataye ibibanza bashyiraho na plan y'amazu agomba kubakwayo. Ngewe ni mumpi ibyanjye ahubwo muzacunge ko nongera gutura mu kajagari. Niba wamugana ibyo nibyaba nk'impamvu yatuma none hongera kubaho tujagari hirya no hino gute? Kuba mwahabwa amafaranga ahubwo mukajya kubaka ahandi? No, ubundi reka nkwereke kiriya kintu gutekereza kuriya baba bari gushaka kugaragaza intege nke z'ubuyobozi. Ubundi wubatse neza ubuyobozi butarya ruswa, wubatse neza ubuyobozi butarya ruswa, akajagari kaba hose ntabwo kabaho. Noneho nge ndababwira ati nge ni mu mpa yanjye ahubwo muzacunge ko nongera gutura mu kajagari. Hari amasite. Ese niba itegeko nshinga ariho umuntu uburenganzira bwo gutura aho ashaka hamunogeye, urambitiramo kujya kuntuza ntari mu cyiciro cy'abatishoboye gute? Ibyanjye nge gutura aho nshaka, mfite umuryango w'abana, mfite abana 5 nanjye n'umugore, urumva n'umuryango w'abantu 7 ngomba kuwutekerereza. None wowe ugiye hari wica urantekereje, biranashoboka ko uri kundekereza ubwo rwakunaniye. None uko rwakunaniye urashaka ko n'urwanjye untekereza nk'uko witekerereza, nanjye urugo rusenyuke. Nge mpibyanjye nge gutura aho nshaka, ntuze umuryango, ndeberera abana banjye bige, mbashakire ejo hazaza. Ndamubwira ati rero niba mwumva mudashaka kumpa amafaranga yo gutura aho nshaka, mureke nkomeze urukiko. Ubuhuza rero nasanze bwari uburyo bwo kuducecekesha. Ubwo byarangiye gute? Ubu byararangiye, ubu mwanzuro twasubiye mu rukiko. Mu bantu 27 bari mu buhuza, 4 bonyine nibo babashije kwigishwa, babashe kwemera.
bo bemera amazu ariko nyine ni ukuvuga ngo wari wemerewe inzu y'icyumba na salo bamuhaye 2 na salo, wari wemerewe 2 na salo bamuhaye 3 na salo, bamwishyura na metre. Ni ukuvuga ngo nuko byagenze ko babashiye kwemera. Ariko wari ugenewe icyumba bamuhaye 2 na salo, wari ugeneye icyumba na salo bamuhaye 2 na salo. Muri abo nyine bari mu rukiko abo bane babashe kwemererwa musigaye muri 23 twasubiye mu rukiko tuzabona ku itariki y'14 z'ukwa mbere. Nasabwe ibyo bintu byo kumva ko wageneye inzu imwe icyumba na salo bakaguha 2 na salo, umva atari byo byiza ahubwo harimo nakajagari. Nakajagari ahubwo ni nayo mpamvu nge nasabye nuko batemerera itangazamakuru ryigenga kujya hari abavuga ngo bimurira abaturage. Ubundi niko kajagari kambere, niko kajagari kambere. Ndetse ngewe buriya ni nk'umujyanama wa leta, kuko ngenza ngira intuza nkavuga ati icyampa nkamenya abantu bagira inama leta, kuko abantu bagira inama leta barayiyobya, bayangisha abaturage. Iyo ugeze hariya bari kwimura abaturage bahariye uhita ubona ko ariko kajagari kambere. Ushingira ku cyo uvuga ko ari akajagari? Uzajye uzabibona, wowe uzajyeyo uzabibona. Wenda hari umuntu akakanya ushobora kwibaza ngo nihe mpamvu itumye avuga ko ari akajagari. Wowe ndakubwiye ngo uzajye uzayibona uganire n'abariyo. None se uramfashe reka nkubaze, ntumva umuryango mfite nk'ubwo umuryango mfashe ukantuza muri chambrette, ufashe abana 5 na papa na mama, kandi abana harimo abakobwa n'abahungu. Yego, ubatuje muri chambrette cyangwa se batuze mu cyumba na salo. Kandi wabuvanye urugero nkanjye nari mfite inzu y'ibyumba 5 na salo ngi bwanjye mbamo, ariko yari inzu nini, yari ifite ibyumba 7 n'amasaro 2 ifite n'ibikoni byazo. Noneho ngewe mu rwego kugira ngo ku icyo kizu ntago nari kugikwirwamo, nahise mfata igice kimwe cy'ibyumba 2 na salo ngishyiramo umupangayi, nge mba mu byumba 5 na salo. Meya Rubingisa arabizi, ntago ari ibanga yageze iwanjye. Uwari umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali nawe arabizi kuko yageze iwanjye. Rero ni ukuvuga ngo mfata nk'ubwo ngubwo umvane muri iyo nzu, nayo mfite n'andi mazu menshi yakodeshwa, mfata nk'ubwo ngubwo njyuba mu nzu y'ibyumba 5 na salo, abana banjye bafite aho barara, mu byumba by'abakobwa bafite aho barara, n'abahungu bafite aho barara, n'ababyeyi dufite aho turara. Uramfasha unjyanye mu cyumba na salo. Imagine akajagari karuta kunga ko nakaye. Rero ni ukuvuga ngo bazi ko bakemuye ikibazo kandi bateje ikibazo. Niyo mpamvu rero nge mbaye nk'umujyanama wa leta. Leta igitinya umuntu udafite icyahomba. Buri ushobora kwimura umuntu hariya kubw'igitugu n'agahato akazakora ikintu kibi kidashobora kuzibagirana mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko wanyimuriye hariya ntabishaka, nge nshobora kuhatwika. N'urugero nshobora kuhatwika cana gaze nkazana essence, mbo nkavuga ati n'ubundi baranyishe mfe amateka yandikwe, kaba nahatwika agashya. Kubera iki? Kubera ko wankoreye ibintu nge ndashaka. Aho kugira ngo buriya hari umugabo mwegeze avuga ngo kugira ngo umwana ajye gusuzugura umubyeyi, iyo umwana wakubwira ati papa ndashaka umugati, iyo nta mafaranga ufite kenshi hari igihe umubwira nabi, cyangwa se ukamubwira ati nzawukugurira ejo. Ejo hagiye akongera akavuga ati papa ngurira umugati, ukamubwira ati nzawukugurira ejo, cyangwa nta mafaranga afite, cyangwa se ukamubwira nabi. Inshuro ya 3 umwana akubwira ati uzi burya papa uzi ko nta kigenda, uzi ko urya uri imbwa. Umuntu utabasha kubona umugati umpa. Ubwo se urwo rugero rutanze kubera iki? Urwo dutanze kubera ko niba nge wumfashe ukanyimurira aho ushaka, aho nkuye nahabaga mu buryo bunyuze, abana banjye babona ibyo bashaka. Unjyanye hariya abana banjye bazifuza icyo bashaka ntibakibone, aho kugera ari umwana wanjye azanyita imbwa. Nakora ikintu kidasanzwe ku buryo ngewe ngenda abana banjye barokoka bakarokoka, ariko icyo kintu cyakozwe. Icyo rero nicyo leta ikwiye gutekereza mu gukomeza guhatira abantu kubajyana hariya. Ni ikosa bari gukora ndetse rizagaragara mu minsi iri imbere. Bagakwiye gukosora, kuko gufata imiryango, kuko urumva nk'iyo miryango, niba nari mfite imiryango 9 ibi wanjye,
ugafata n'umuryango wanjye. Iyo miryango 9 umugore n'umugabo n'abana n'abandi imiryango 1446 ituwemo n'indi miryango ikodeshamo yose, ukayibuza amahoro, ukayibuza uburenganzira. Ugafata nka Kangondo ya kabiri ituwe n'abaturage 8,000. Kangondo yonyine ya kabiri abaturage 8,000. Ufate noneho Kangondo ya mbere, ufate Kibiraro, iyo ntazi imibare yabo, kandi iyo mibare ndi kukubwira ni imibare ya 2015. Ubu yariyongereye. Abo baturage bose urabafashe, ufatira kuri abo 8,000 ba Kangondo ya kabiri, bose wabujije amahoro, ushatse kubajyana hariya. Abo baturage ikintu barema wagikira. Rero niyo mpamvu ngiye numva leta yagakwiye gukora ubushishozi, kuko hari amategeko aturengera abaturage ari kwangizwa nkana. Yego. JADO, iyo uvuze ngo nka kuriya bakwimuye hari utabishaka, wakora ikintu wenda abantu bashobora no kuzasigara bibuka, kandi ufatwa nk'umuntu usa nk'uri ku ruhembe rwo hejuru muri bariya 23 basigaye, ubwo ntibyafatwa nko kugumura abantu? No, ngewe sinteze kujyayo. Urumva, ngewe sinteze kujya hariya, kubera ko hariya n'ubu niba maze imyaka 2 narasenyewe, rikumva ubutaka bwanjye buri hara, nta muntu uzabutera amapine ngo abwimure, rikumva. Nge rero sinteze kuzajya hariya mu gihe itegeko ritandenye ngo rimbe icyo nemererwa n'amategeko. Nge sinzajyayo, kuko ngiyeyo umujinya, kuko umutungo nge mfite inzira nyinshi nagiye nkubonamo. Ibi biganza ubona nta maraso, nta n'umuntu muri iki gihugu cy'u Rwanda nigeze mpemukira, nta wanshinja. Kiri ku muntu umwe mu minsi yashize twagiranye ikibazo nawe, nuko yari yagambanye twashika Jean Claude, nuko nawe yari yagambanye muri ibi bintu, bashatse kugira ngo bamukoreshe babone uko ashuka abaturage bajyane hariya. Biramenyekana nabwo ati shikama, iyi midugudu karita tubona ni imidugudu irimwe abantu birirwa basenga, irimwe abarara basenga. Utazakora ikosa ryo kugambana, kuko nuramuka ugambanye nawe ntago bizaguhira, buretse kuzagambana utaza agaciro k'ibyi. Ubu niwe muntu dusa nkaho dushobora kuba twarajyanye ikibazo, ariko ubu nta kibazo gihari, byararangiye. Rero muri iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe ngira nawe ikibazo kugeza uyu munsi. Uwumva imfitanye nawe ikibazo azaza binyumoreze kuri no channel, ntawe. Rero nukuvuga ngo ngewe ntabwo nshobora kujya hariya kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bitatuma ngira umutima mubi, watuma nkora ikintu kibi. Kandi nge muri nge gahunda yanjye nuko nukwirinda guhemuka, kwirinda guhemuka, ariko ntuzabuza guhemukira kuguhemuka, ariko ngewe gahunda yanjye nukwirinda guhemuka. Rero ni icyo ngicyo nge nagira nkubwire ko igihe hari ntago nzajyayo. Wifuza ngo ntago uzajyayo, kandi hari abantu bagufata nkaho ubakuriye muri bariya basigaye, si nko kubagumura buriya. Umutungo regura mutungo umenye ntago ari umutungo wa kampanye, ntabwo ari koperative, ni umutungo w'umuntu, kandi umutungo w'umuntu ntavogerwa. Nge mfata icyemezo ku mutungo wanjye. Nge rero ninge JADO uzavuga ngo sinzajyayo. Ibyo bakora byose bagambiriye kunjyana hariya, ntabwo nzajyayo. Ni uvuga ngo itegeko niyo ritandengera, nzaguma nkodeshe. Kigali ninanira nzajya mu cyaro, mu nkengero y'umujyi, nihananira njye mu cyaro, ariko ntago najya hariya, kuko kugira ngo aho kubimbwa imyaka 1000 nawe umugabo umunsi umwe. Tuvuye aho ngaho, ni byinshi usobanuye ku kibazo cyanyu mwagiranye abari batuye Kangondo ya mbere n'iya kabiri, ndetse na Kibiraro, ndetse na leta cyangwa se ubuyobozi. Bamwe babasenye bifuza ko mwajyanwa ahantu heza hajyanye n'icyerekezo. Ikibazo cyawe rero cya bwa mbere, bakibonye ku Ishema TV wambaye n'umupira wayo, uyu munsi uwakuvuganiye ntahari, arafunze. Ifungwa rya cyuma ubundi mu mboni zawe urisesengura gute?